Ibihe byiza mwese nongeye kubasuhuza cyane. Iyi ni Ndizy note nkuko musanzwe mubimenyereye. Nagarutse nanone ngiye kubaha imyitozo y'ijwi. Ni igice cya kabiri turiho. Imyitozo tugiye kureba ni imyitozo igendanye no guhumeka cyangwa se ibijyanye no gukoresha umwuka mu gihe urimo uraririmba. Ndetse turareba ku cyo twita lip trills, turebe ku cyitwa hummings, then noneho turebe ku cyitwa vocal projection, turebe ku cyitwa vocal slides. Reka dutangire rero n'imyitozo yacu. Umwitozo wa mbere ni umwitozo wo guhumeka cyangwa se breathing warm up. Breathing warm up murakurikira instructions. Urabanza wumve ko just umubiri wawe uri relaxed, udakomeye cyangwa se wumve ubangamiwe. Wicare birito cyangwa se uhagarare birito. Instruction ya kabiri, uhumeke gakeya winjiza umwuka, then urangiza ufunge. Uhumeke gakeya then urangiza ufunge. Instruction ya gatatu, exhale cyangwa se usohore gakeya, kandi ubara amasegonda cyangwa se inshuro 8 muri S sound, then ubisubiremo inshuro zigera kuri 3 cyangwa se inshuro zigera kuri 4. Reka tugende kugira ngo mbe nabibafashamo. Twicaye biri tall cyangwa se twahagaze biri tall. Tugiye kwinjiza umwuka. In, in, yes, nibyo ngibyo. Kuri in no kuvuga ngo winjiza umwuka, kumva ko wawinjije wose wawumazeyo, then noneho ukahita ufunga, hanyuma noneho ukawusohora. Ubaze inshuro zigera ku 8 cyangwa se zirenga, byaterwa na none uburyo umwuka wawe wawinjijemo cyangwa uburyo ngana. So the second exercise is lip trill. Ingi nigeze kuyikoraho kuri video ishize. Iyi nayo uyimaraho umunota byibuze 1 cyangwa se iminota 2. Mbibutsa yuko umwitozo wa mbere wa breathing ushobora kuwukora mu gihe kingana n'iminota 2 cyangwa se iminota 3. Kuri iyi lip trill reka nayo tuyikoreho. Nabwe yuko tworoshya iminwa yacu cyangwa se ugafata intoki ebyiri ukazishyira rumwe ukabishyira ku gice cy'ibumoso, urundi ukarushyira ku gice cy'iburyo, then noneho ugasa nk'uworoshya iminwa, ugasohoramo sound. Reka nayo tuyikoreho. Ugenda uyikora uko ugenda ubyumva cyangwa se uko iminwa yawe ugenda uyoroshya. Uyu mwitozo ushobora kugufasha mu bijyanye no gukuramo ibintu bishobora kuba biri mu muhogo. Umwitozo wa gatatu, humming on scales cyangwa se uburyo bwo guhaminga ku ma scales. Urugero, dufite scales wenda nshobora gufata amanota 3 C D E D C. Noneho humming ntago tuba turimo turavuga, ahubwo tuba turimo tumeze nk'abantu barimo barahumba. Let's go.
more time. Yes, ushobora kuwukora uko nguko nawe ukawukora hagati y'umunota umwe cyangwa se iminota ibiri. Umwitozo wa nyuma ariwo mbasaba cyane ko mwakoraho cyane, n'iyindi murayikora, ariko uyu mwitozo ugufasha cyane cyane muri confidence ndetse no kongera imbaraga z'ijwi ryawe. Bayita projection exercise, nawe ukora hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri. Ushobora gukoresha ha 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 just like that. Nukuvuga ngo tugenda nawe tuwukora nkuko nguko. Umwitozo wa gatanu, vocal slides. Vocal slides nukuvuga ngo ushobora guhera hasi uzamuka cyangwa se ugahera ku inota ryo hejuru umanuka. Turakora gutya wenda Jihita usubiramo. Turi guhera hasi twongera tumanuka, guhera hasi tuzamuka twongera tumanuka. Reka noneho mpere hejuru. Just like that, ukawukora nawe byibuze umunota umwe. Reka mbashimire cyane rero, mbashimira kubwo kurangizanya nanjye uyu mwitozo cyangwa se imyitozo. Bibutsa yuko twarebaga imyitozo igera muri 5. Twarebaga kuri vocal map routine ushobora gukora buri gitondo cyangwa se buri gihe mbere yuko ugiye kuririmba ukayikora. Twahereye kuri breathing vocal map, kuri lip trills, tujya ku cyo twita humming scales, tujya kuri projection exercises, noneho dusoreje kuri vocal slides. Reka mbashimire kandi nkwibutsa yuko niba wifuza kuba umunyeshuri wa Ndizy Music, ushobora kunyandikira kuri nomero uri kubona amahanga muri description. Mukomeze kugira ibihe byiza.